Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Sam Empire 100 nguko bisanzwe, amazina ni yayandi Mbonyumugenzi Samuel. Ese ibi bintu nawe ujya ubyibaza cyangwa se nta nubwo bijya bigutungura? Turasenga ndetse dusenga buri munsi, dukora ibishoboka byose, ariko se ko dusenga buri munsi tubona iby'Imana cyangwa se tubona ibyo dushaka, cyangwa ahubwo turasenga tukabona ibidukwiriye? Ese hariho abantu basenga umwaka ugashira n'undi ugashira batari babona ibyo basaba? Ibyo ngibyo nabyo bibaho. Nawe nizere neza yuko uzi yuko bibaho. Nanjye burya nuko nguko meze nkawe, nta hantu na hamwe dutandukaniye pe. Uko utekereza Imana nanjye niko nyitekereza. Tubona bamwe bagenda basubizwa, abandi tukabona baracyategereje, kandi ibyo byose byubahisha Uwiteka. Najyaga nsoma Bibiliya, ngasoma inkuru za Aburahamu, ngasoma inkuru za ba Sara ari we mugore wa Aburahamu, ngasoma inkuru ya Ana, noneho narangiza nkagenda ngasoma n'inkuru ya Salomo muvukage. Ibyo byose ngabikurikirana ngabura igisubizo cya nyacyo. Ngibaza ati se ni kuki njye hashize imyaka 7 utari wambereza ikintu ngusaba nabi? Nzaba n'ibyaha se? Cyangwa ni igihe kitari cyagera? Cyangwa se uri kugira ngo uziheshe icyubahiro abamvuze nabi bose ubahereze guhindura inkuru, cyangwa se ubahindurira amagambo? Ndategereza. Imyaka 7 yari ishize, Uwiteka anyereka ikiganza cye, ambereza umwana w'umuhungu, ari uyu nguyu muri kureba. Nawe niba ufite ikibazo, tekereza yuko Imana ariyo ishoboye byose. Wikita ku magambo bakuvuga, wikita ku marira urira buri munsi ndagira umuntu ukubona, ahubwo ita ku Uwiteka. Niba Uwiteka yaragusezeranyije yuko azaguha umwana, ntabwo azigera bihindura ngo aguhereze ikindi kintu. Azaguhereza umwana mwiza, uzajya ureba ko kukumva ni uwo guhanagura ya myaka wamaze nta mwana ufite. Ndababwiye ngo kwihangana, gushikama, ugashinyiriza ukagwana urugamba, nicyo gishobora gutuma utsinda. Mbifurije amahoro y'Imana. Nicyo cyatumije mutabona filime nguko bikwiriye, ariko ubu ngubu tugiye kongera kujya ku rufatiro, tubagezeho filime nguko byari bisanzwe. Amazina yari Mbonyumugenzi Samuel. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Turabakunda cyane cyane. Mwe mwarangije gukora subscribe kuri YouTube channel yacyo, murakoze. Imana ibahereze umugisha.